iyi ni tekinike y'igisamagwe. Iyi ni tekinike y'igisamagwe cyasaze. Iyi ni tekinike y'inzoka. Iyi ni tekinike y'igisiga. Iyi ni tekinike y'injangwe. Iyi ni tekinike y'umudamu utwite. Iyi ni tekinike y'igisamagwe. Iyi ni tekinike y'igihara. Iki ni igihara cyasaze. Iki ni igihara cyica fometere chini. Mvuye kubwiriza muri Kongo, ngiye kubwiriza no mu Burundi, ubu ngiye mu Rwanda. Kajya kureba abantu mbwiriza Imana yantumye. Wowe kuryamye hano? Byuka. Ukangubwiriza Imana yantumye. N'umusinzi kandi. Turasoma mu Migani ibice 20. Imigani ibice 20 umurongo wa mbere
haravuga ngo vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Inzoga zihorere, izi nzoga zireke, Imana ikuntumyeho, zireke hariya tumwe twigendere tugende. Mana we, izi weekend shaka kugenda kureba Rivera rwose, ndamushaka pe, ndamushaka bya hatari. ariko se buriya oya, izi weekend shaka nanjye gusohoka nkagenda tukabyina tugashopinga ibintu byose tukabikora pe. Nukuri reka njye kumureba, mwiriwe abahano. Ntabwo uzi hari ikirori gikomeye kabisa. Sinarinje kukurara ngo tugende. Icyo kirori wiga kimeze, ndashaka ko tugenda tukanywa tukabyina tugasohoka ibintu byose tukabikora. Karaka njyewe ntabwo nyikinywa, nsigaye ndi umurokore, ubu narakijijwe rwose. Inzoga ntabwo zituma umuntu agira ubwenge. Ibyo by'uburokore reka byibure, by'uburokore se ubu njyewe ko ubwo ni uko uyu mudamu atinze ngo twigire guhiga. Abo nibo bagushuka. Na Pawulo yandikiye Timoteyo atujyamo gakeya kubw'uburwayi bwawe. Urumva abo ngabo baba bagushuka, urumva ibyo ari byo, waje tukigendera. Uzi yuko ndi no muri korali. Ibyo bya korali nanjye kubyina, aho tugeze tubyina se korali nyine. Oya, aho tugenda. uyu mudamu aratinze ko twigira abo badamu nibo bagushuka. Haguruka tugende, twaye twegera icyo bihorera abo ngabo, ni umurengwe bafite. Tugenda mu kabyiniro, tugende ariko tujye muri korali, nayo kukureba ngo tujye muri korali. wanyemereye ko tujyana ibyo bya korali, ho gira ako se uramujyana he? Nanjye wanyemereye ko tujya kubyinana, uyu munsi ni weekend, uramujyana he? Reka uramujyana he? Oya, izo Bibiliya zivane hirya yanjye. Oya, vayo ariko wanyemereye ko tujya kubyina, uyu munsi ni kuwa gatandatu, uyu munsi ni weekend, vaho tugende. Ngiye kwiba kariya kagabo, ngiye kubwira inzoga, ngiye ndamwiba iriya nzoga, ngiye kumwiba iriya nzoga, ndayiba. Sinyaga sha ukuntu niba aka kagabo iriya nzoga, ndetse nkeneye gukora umuntu, ngiye kubwira yamasinziriye, ariko we ninde unyibira inzoga we? Yewe nabwirije mu Burisiya, mbwiriza no mu Burundi rwose. Ubu Imana yantumye ku basinzi, ubu ngiye kubabwiriza nabo mbahindure, nkajya kureba umusinzi muhindure rwose, Imana yamuntumyeho rwose. Njyewe nijya kubwiriza umusinzi, Imana yamuntumyeho. Gusinziye kandi Imana yakuntumyeho wowe, Imana yakuntumyeho ngo nkubwirize uve mu bisindisha, nkagusomere iki cyanditswe wumve kugira ngo nawe ngihindure. Muri Yesaya igice cya 5 umurongo wa 11 haravuga ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha n'inuri. Umva reka mugire ariko ntuzi ko Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ngo kubw'uburwayi bwawe ujye winywera gakeya. Cyo bibaho se? Yibaba we, none se ntago waruzi ko urabona Nowa niwe muntu wa mbere wahinze urutoki, arangije yenga inzoga aranywa yishimira n'Uwiteka. Umva
reka nkwereke, reka dusome ahangaha mu gitabo Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 umurongo wa 26. Uzigurire icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha icyo ari cyo cyose, ukinywere iwawe mu rugo, wishimane n'Uwiteka. Umva, aka kantu ni kamanyinya. Wenda kugira inama, jya winywera gake kuko Imana irabitwemerera. Urumva, wowe inywera inzoga n'ubundi ni ko Imana iba yavuze. Ujye winywera gake, aho uzajya ugenda ubwiriza ubutumwa, ujye winywera gake, sumaho wumve ni muvuduko isomaho gakeya, ujye winywera gakeya, ujye wishimira Uwiteka. Wowe genda urebe abantu ubwiriza, ujye wishimira Uwiteka, winywera gakeya, kandi Imana izajya iguha umugisha. Okay. Hasabuna lahu wani imala wakili. Ya. Iri ni isengesho usoma ara akaza akagufasha wahuye n'ikibazo ugasengera isengesho. Kuko iyi Korowani ibyo ivuga ni ukuri. Uzi ko iyi Korowani yanditswe n'Imana. Nibyo nyabyumva. Ni igitabo cyamanutse mu ijuru, intumwa y'Imana Muhammad. Intumwa y'Imana Muhammad, iyi ni Korowani yaturutse mu ijuru. No kuvuga ngo iyi Korowani yaturutse mu ijuru, intumwa y'Imana Muhammad abari wigeza ku bwoko bw'Imana. Iyi Korowani rero yamanukiye Madina, imanukira n'ahantu bita Imaka. Nibyo rwose. Ya akira ujye buri amanywa na ninjoro. Kandi ya filimi yaritegerejwe n'abantu benshi yasohotse. Iyi seasoni yitwa Lucky Fire Fight Season. Iyi seasoni irimo imirwano, irimo urukundo, irimo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu Lucky Fire yagukiniye muri season bita Underhell. Lucky Fire yongera gukinira muri season bita Evil of Darkness. Agukinira muri season bita Drinking Beer. Agukinira muri season bita igitenge cya rusake. Lucky Fire yagukiniye muri season bita igikombe cy'amaraso. None akuzaniye iyi season irimo kubica bigacika. Iyi season yitwa Lucky Fire Fight Season. Iyi season yishake iri kuri YouTube. Imyeyo ku bakobwa n'abadamu bataciye imyeyo, dutanga umuti w'ububobere n'amavangingo, tugatanga umuti ku bagabo bagatera akabariro neza. Dutanga umuti ugakira ubufatire, uburemba, ubugumba, tuzingura umukobwa wagumiwe. Indwara z'abana, zo ku ruhu, izo mu gitsina, iz'amarozi n'izo mu nda. Tuguha umuti ugahurwa itabi n'inzoga. Tuvura mu Kagatare, tuguha umuti ugahurwa kwikinisha igitsina kigakora neza kikaba kinini. Ukeneye watubariza kuri nimero 0753 52 11 969 cyangwa kuri 0772 50 95 11 cyangwa ukatubariza kuri 07 8 52 13 504. Nothing ever went quite right.
would you still love me? Wish I could let you know what the future holds. It's a promise.